Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese, nanone tugize umugisha wo gutangira icyumweru, uyu munsi turi ku wa mbere, umunsi wa mbere ubanziriza indi minsi y'umurimo. Turashima Imana ko turi bazima, turashima Imana ko Kristo akiturinze, akitubereye maso, akitubereye inkomezi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwami wacu Yesu Kristo abagire neza aho muherereye hose, aho mudukurikira mwaba muri mu nzira mujya mu kazi, mwaba muri mu rugo, abakorera mu rugo, mwaba muri mu mirimo yanyu mwashyize ekuteri mu matwi, mwaba kandi murwaye muri ku bisasiro. Umwami wacu Yesu Kristo mwese abagirire neza, abiteho kandi abaho umugisha. Turabakunda kandi twishimira kujyana namwe mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Ikiganiro ni Matin, yewe ni Theogene Kayiranga. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri Imana yacu kandi dukunda, turagushimira urukundo rwawe n'uburyo twitaho buri munsi, uhabwa icyubahiro. Turakwiyeretse, turakwihaye kugira ngo ugendane natwe, tubere ingabo idukingira muri byose, udukomereze amaboko kugira ngo tudakwirakwira imishwaro, tukabura iyo tujya kandi tukabura ibyiringiro by'ejo hazaza. Ngwino dufate ukuboko, utuneshereze, udukomereze mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe kugira ngo dukore ibituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bane natwe muri iri jambo tugiye gusoma, umucyo wawe utumurikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Igitondo cyiza nanone turabashimira Imana ko muri kumwe natwe. Iki gitondo turaganira mu gitabo cy'imigani, Proverbe chapitre 11 verset 25, chapitre ya 11 umurongo waho wa 25. Turasoma, turavuga ngo umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagurira. Ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugira abandi nabi izamugaruka. Uwishingikiriza ku butunzi bwe azagwa, ariko umukiranutsi azatoha nk'ikibabi kibisi. Haleluya. Aya ni amagambo nifuza ko tuganiraho, cyane amagambo yerekana uko umunyamuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomererwa. Turi mu mwaka wo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi umwaka wo kuboka ingoyi zose. Mu kuvuga ubutumwa bwiza harimo no kuba umugisha. Ejo twavuga ngo uhiriwe ninde? Ese ninde uhiriwe mu buzima bwacu bwa buri munsi? Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Haleluya. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, hahirwa abafite inzara n'inyota byo kugwa neza, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunga umutima uboneye, byo gutunga umutima utabaciraho urubanza cyangwa utabaciraho iteka. Niyo mpamvu tuvuga ngo umunyabuntu azabyibuha. Harimo abantu benshi mu buzima bwa buri munsi usanga batanezezwa no gutanga, batanezezwa no kurekura. Usanga buri gihe wagira ngo mu ntoki zabo harimo ubujeni cyangwa se kole. Niba umuntu ariko umuntu yabivuga, ukabona ko ntabwo ashaka gutanga, ntabwo muri kamere harimo kurekura. Ariko igitangaza ni uko hari igihe usanga we iyo umuhaye arakira. Ntabwo bivuze ngo abantu batarekura, bo iyo ubahaye ntibakira, barakira kubera ko batekereza ko guhabwa ari wo mugisha kuruta gutanga. Ariko Bibiliya itubwira neza mu ijambo ryayo ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ndetse twebwe kubera ko rimwe na rimwe tuba twirebaho gusa, ntabwo tujya tunagerageza ngo dukoreshe ibyo bintu Imana yavuze, ngo tubigerageze turebe koko niba gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko ndakubwiza ukuri, gutanga ni umugisha. Gutanga ni umugisha, kuko ni ukwigomwa icyo wari ufite ugaha undi kugira ngo agubwe neza. Uro ni umugisha ukomeye cyane. Niyo mpamvu ijambo dusoma uyu munsi mu gitabo cy'imigani rivuga ngo umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomererwa. Ntuzanibeshye wibwira ko iyo urimo utanga bituma wowe ukena cyangwa se bituma wowe usubira inyuma. Ntabwo ndabibona mu myaka itari myinshi maze, itari na mikeya, ariko ntabwo ndabona aho umunyabumuntu akena, ntabwo ndabona aho umuntu ukunda Imana akena, ntabwo ndabona aho umuntu witangira abandi akena. Bitubwira neza ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa. Haleluya. Ndagusaba kugira ngo muri uyu mwaka dutangiye wa 2023 mu kwezi kwa mbere tukirimo, n'ubundi utekereze abantu bakeneye kuvomererwa nawe, abantu ukeneye kuvomera.
abantu ukeneye guha amazi. Iyo numvise inkuru y'amazi inyibutsa umusamariya kazi wahuriye na Yesu ku iriba, bakagirana ikiganiro kirekire, bakagirana ikiganiro gikomeye, ndetse mu mico yabo y'abayuda n'abasamariya ntabwo bahuraga ngo bagire interaction, bagire ni conversation imeze kuriye, surtout entre l'homme et la femme, aho hagati y'umugabo n'umugore, ngo bajyane ikiganiro gisa nkaho cyageze kuri intimité, aho batangira no kuganira iby'umugabo n'umugore n'ibiki byose bakabigeraho. Kristo yangaje ikiganiro avuga ati wampaye amazi. Umusamariya akavuga ati oya, ntabwo mwebwe muvomera kuri iri riba, ntawe mwebwe mugira iwanyu aho muvomera. Mubwira gutyo. Kristo ariko ashaka kumwereka ngo uramutse umpaye kuri aya mazi, nanjye naguha ku yandi mazi utazi, nkaguha ku mazi y'ubugingo. Kristo aramurondora kugeza aho umusamariyakazi abonye koko uwo muntu ari kumwe nawe adasanzwe, ati koko menye kuri umuhanuzi. Ariruka azamuka umusozi ajya guhamagara bene wabo ngo baze barebe umuhanuzi. Icyo nshaka kuvuga kuri iyi nkuru cyane mbihuza n'ubu kuvomererwa, nuko ntabwo wavomerera umuntu hanyuma ngo wowe ngo ubure umugisha, wowe ngo ubure ukuvomerera. Nubwo watakuvomerera ariko ntabwo uzigera ubura nawe wo kuvomera. Kristo aho n'uwo musamariyakazi bagiranye ikiganiro, ariko uwo musamariyakazi ntabwo yasigaye kuba yarari, ubuzima bwe bwarahindutse. Haleluya, kuko yemeye gutega amatwi ijambo ry'Imana riturutse muri Kristo Yesu. Nabona icyo ngusabira, umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza, aguhumure umutima kugira ngo ineza yawe imenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Maranatha, ineza yawe imenywe n'abantu bose kuko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Kandi ejo twabonaga ijambo rivuga ngo abari ku mucyo wanyu umurikira abantu bose, kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Nawe nicyo tugusaba uyu munsi w'igitondo, cy'ijambo ry'Imana rigusaba, ntabwo ari jyewe ukigusaba, ahubwo ni ko ijambo ry'Imana risaba ngo abari ku mucyo wanyu umurikira abantu bose, kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Aba ariko umucyo wanyu umurikira abantu bose, kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Ijambo ry'umunsi ritubwira ngo uvomerera abandi nawe ntabwo azabura umuvomerwa, nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda. Hari abantu batagira ikintu na gito batanga, hari abantu batagira ikintu na gito kibavaho. Ejo madamu wanjye yahoze antera urwenya nimugoroba, ambwira uburyo ki ngo hari umuryango umwe wari umuryango mu by'ukuri utagira ubuntu. Abantu bagira ubugugu murabazi, abana bo mu miryango bakabasura bikoreye, babagiye bashyira amaturo n'ibiki byose bitandukanye, bagerayo kandi bakoze urugendo rw'amasaha arenga 2 cyangwa 3, abana bakabura ibyo barya kandi baje bikoreye, abana bakicwa n'inzara. Umwana umwe akavuga ati se mwampaye amazi, kuko bakagenda bakamudahira amazi gusa, ntibagimuhe ibyo kurya cyangwa ntibamuhe ibyo kunywa, no kuri ibyo yaje yikoreye ntibagire icyo bamuhaho. Abo ngabo ni abantu baba bagito, n'abantu bitwita ngo ni gito, baba barabaye gito, ntibagira ubuntu, ntibarekura, ntibagira umutima ubereka ngo ese icyo gukora cyiza ni ikihe. Harimo abantu bameze gutyo mu makominote atandukanye, turabafite abaturage batandukanye bameze gutyo, aho twakuriye barahari batandukanye. Ariko Imana ishimwe cyane ko twebwe tutari muri abo ngabo bafite ububa gito, bafite kutarekura, bafite kutaguka k'umutima, bibwira ko mu gutanga kwabo bazarushaho gukena. Hari igihe abantu bibwira ko ubutunzi babushakisha kugundira, ntabwo ariko bimeze. Imana itubwira neza ngo ubutunzi ntabwo ari ubwo kugundira, ahubwo ni ubwo kugira ngo turusheho kwaguka no gukora umurimo w'Imana. Kuko uko intumwa za mbere zari zibayeho, ngo zafatanyaga ibyazo byose bikabikusanyiriza hamwe en communauté, en communion, en communauté, hanyuma bikabatunga, ngo nimuribone hagire n'umwe uba umukene, ntihagire n'umwe ugira icyo yifuza. Ariko muribuka neza ko Ananiya na Safira bo babihombeyemo, bahuye n'akaga gakomeye cyane, babona kuko bo bashyizemo ka kantu k'ubwenge. Umuhanzi uvuga ngo bashyizemo akantu ka arabwenge, bashyizemo akantu k'ubwenge, bashaka kugira ngo noneho bagire muhasibisi basigara nta n'ibindi bayijyane. Bahura n'ikibazo gikomeye cyane, hanyuma barapfa bazize kubeshya, barapfa bazize gushaka kugira utuntu bapfunyika ku ruhande batabivuze. Ikinyoma ni kibi,
kubeshya ni icyaha, ni bibi, bituma ushobora kwikururiza ingaruka mbi cyane mu buzima bwawe. Bene data, ndabashishikariza kugira ngo mube abanyakuri, kugira ngo imitima yanyu ibe iboneye rwose, kugira ngo mwe kumva ko iby'isi ari byo bizatuma mubaho umunezero. Hari n'umunezero uzanwa no kugirira n'abandi neza. Ku batari babizi batajya bashaka kugirira neza abandi, ndagira ngo mwibuke iki kintu, mwibuke ko hari umunezero uzanwa no gukora ikintu cyiza. Hari umunezero muri droiture, hari umunezero muri justice, hari umunezero mu neza, hari umunezero uzanwa no kuba umuntu mwiza, no gukora neza, no gutuma umwuka, haba ari muri muryango wawe, haba ari muri famiye nini uturukamo, yaba ari mu itorero usengeramo cyangwa muri minisiteri ukoraho umurimo w'Imana. Hari umunezero uzanwa nuko uri umuntu ukora umurimo mwiza Imana yaguhamagariye gukora aho yagushyize. Umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza, kandi ibyo ngibyo ntabwo mu by'ukuri ari igihombo, ahubwo bizana ubukire bwinshi. Umugisha Uwiteka atanga ntabwo ugendana n'umubabaro, ahubwo uzana ubukire bwinshi. Haleluya! Nawe ndakwifuriza kugira ngo uwo mukiro cyangwa se uwo mugisha Kristo atanga ukuzanira umunezero, wumve uguwe neza kubwo kugubwa neza no gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Uw'Imana amasaka azavumwa na rubanda. Nta ntukamere nk'aho wifuza ko rubanda buri gihe ihora ikuvumira ugahera buri munsi, ahubwo wakira umugisha uturuka mu bantu, kubera ko nawe wabereye umunyamugisha. Kandi ugira umwete wo gushakisha ibyiza azaba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugira abandi nabi izamugaruka. Inabi rero uko byagenda kose izakugaruka. Niba uri umunyabugugu, ukaba uri wanga abantu, ukaba uri umunyamazimwe, ukaba uri amatiku yose ariho abarizwaho, byanze bikunze ntuzakundwa, uzahora uvuna umwana rubanda, kandi iyo mivumo yabo izagukurikira. Kuri ko ijambo ry'Imana rivuga, uzavumwa na rubanda. Yesu ashimwe cyane. Reka ngusabe kugira ngo wowe unkurikiye muri iki gitondo uhinduke w'umunyabuntu. Niba wumvaga binakugora, gerageza duke, hanyuma urebe koko ko Imana itaguha umugisha, kandi ko itakuzanira igikundiro muri rubanda. Umwami wacu Yesu Kristo rero akugire neza, akwiteho, akunezeze, kandi agushoboze gukora ibituma izina rye rihabwa icyubahiro. Turagukunda kandi tukwifuriza ko ukomeza kugubwa neza, kandi ukumva utunze umutima ukeye, no muri bike wibwira ko ufite ubonemo umunezero hamwe n'abawe n'inshuti zawe n'imiryango yawe, kandi we kuba ruvumwa aho utuye ku musozi, ahubwo ugire umutima usabana n'abantu bose. Umwami wacu Yesu Kristo rero abagirire neza kandi abiteho. Reka dusenge. Mwami, turagushima cyane kuri Imana yacu kandi dukunda, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira ko twitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turagusaba kugira ngo imitima yacu ikugandukire, ubutunzi bwose dufite tumenye ko waba buduhaye, kugira ngo tutaba nk'aba bandi bagundira bakagundira buri kintu cyose. Uduhe ururimi ruvuga ibyiza, ururimi ruvuga ibyiza, ruvuga amahoro, kugira ngo abo turi kumwe bose bagire ijambo ribahumuriza, kandi dushoboze no mu mpano waduhaye, ubutunzi n'amafaranga n'ibindi byose, tubashe kubera umugisha abandi batuzengurutse. Icyubahiro kibi cyawe, kandi ubuntu n'amahoro utanga bikomeze gutwara mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo tuzabe twizeye. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, Kristo abanezeze muri uyu munsi, mugendane n'Imana, kandi imigisha mu buryo bwose ikomeze kubana namwe. Niba ukunze iyi video n'ubundi ugakunda buno butumwa bwiza, nubwo ari video, ni ubutumwa bwiza, ubusangize abandi, kugira ngo bashime izina ry'Uwiteka Imana muri iki gitondo, bagubwe neza, bagire imitima ikeye kubwira ijambo ry'Imana. Kandi ushaka kugira ngo ijambo rijye rikugeraho buri munsi bitakugoye, ujye ukora subscription kuri channel cyangwa se kuri uyu murongo wacu, kugira ngo ubutumwa bwiza bukugereho. Umuntu ngere mbisubiremo, ntabwo tuba dushaka za subscription nyinshi kugira ngo ahari bamwe batekereza ko abantu bose bajya kuri YouTube bashaka amaramuko no kugira ngo barebe uko bahabona amaramuko. Oya, twebwe ikiturangaje imbere ni ubutumwa bwiza. Niyo yaba umuntu umwe abukurikira mu buryo buhoraho, ntabwo buzatuma udahagarika kuvuga ubutumwa bwiza. Umwami wacu Yesu Kristo abagereza kandi abanezeze muri byose. Amen, amen, amen.